Inkirigito ni inganzo y'umwimerere ya Bisangwa Nganji Benjamin ari we nge, ikaba izingarizingiye mu gitwenge gituruka mu ipfundo ry'urusobe n'uruhererekane rw'amagambo ahindagurikira mu nteko z'amazina, ndetse hanifashishijwe ikibonezamvugo cy'ururimi rw'ikinyarwanda n'amacenga n'umwimerere n'umuco wacu bikagutera gutwenga. Inkirigito ikubiyemo inyigisho za bose, yaba bucura na mukecuru bisangamo bagaseka, dore ko guseka udaseka abasongwa bituma udasaza nk'igisobane gisaza gisosoka. Ni icyo gisobanuro cy'inkirigito. Murakoze cyane Radio Hubuka. Amakuru ni meza. Giye kuvuga nshobora kutakuvuga neza, byaba byiza wivuze. Byabe byose wamvuga neza kuko ntiwatinyuka kumvuga nabi. Ntabwo wabikora. Ntabwo nakuvuga nabi ariko nshobora Yego, nitwa Ben Nganji mu mazina y'ubuhanzi. Amazina yanjye bwite n'ubundi ni Bisangwa Nganji Benjamin. Ndi umugabo wubatse ufite umwana ndetse n'umudamu. Nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali. Ndi umuhanzi w'indirimbo, umuhanzi w'ikinamico, umwanditsi wazo n'umukinnyi wazo ndetse na filime. Nkaba umukinnyi w'ikinamico zisetsa cyangwa se zira komedi. Nkaba umushyushyarugamba. Nkaba nanone umunyamakuru. Nkaba n'umuhanzi w'indirimbo cyane cyane za reggae ariko na gakondo y'iwacu. Nkaba nanone ntajyanye ihemukira. Ndumva Ben Nganji ari uwo nguwo, wenda ibindi cyetse ibyo naba ndi kubazwa nkabyibuka. Ibyo ari byo byose ubwo umuntu uri gutwumva muri kano kanya yumvisha uwo tugiye kuganira nawe muri aya masaha. Hanyuma hari ikintu utagarutseho, inkirigito ntabwo ari yawe. Inkirigito ngo nashatse kubishyira muri ya mikino isetsa. Niyo ngiyo ni inkirigito, ni igihangano cyanjye gishyashya nahimbye mu rurimi rw'ikinyarwanda, nkibatize n'inkirigito. Kirafata, kirakomera, gisetsa abantu, kandi ni igihangano cyigisha. Ntabwo nakibagirwa, nakijyaniye mu buryo bw'imikino isetsa. Ndakeka inkirigito kugeza uyu munsi nta wundi ushobora kwiyitirira ko ari ubuhanzi bwe n'ubuhanzi bwawe. Ubusanzwe inkirigito ni iki? Inkirigito ni inganzo y'umwimerere ya Bisangwa Nganji Benjamin ari we nge, ikaba izingarizingiye mu gitwenge gituruka mu ipfundo ry'urusobe n'uruhererekane rw'amagambo ahindagurikira mu nteko z'amazina, ndetse hanifashishijwe ikibonezamvugo cy'ururimi rw'ikinyarwanda n'amacenga n'umwimerere n'umuco wacu bikagutera gutwenga. Inkirigito ikubiyemo inyigisho za bose, yaba bucura na mukecuru bisangamo bagaseka, dore ko guseka udaseka abasongwa bituma udasaza nk'igisobane gisaza gisosoka. Ni icyo gisobanuro cy'inkirigito. Ubwo twumvishe igisobanuro cy'inkirigito. Inkirigito navuga ko ni ubuhanzi watangije uri muri kaminuza y'u Rwanda kugeza na n'uyu munsi ukibikora. Nk'iyo urebye iterambere rya buno buhanzi rigeze he? Wenda sinzi niba ushaka ko mvuga muri rusange cyangwa niba ndavuga ku giti cyanjye, mvuga wenda nko ku nkirigito. Urabanza tubwire ku nkirigito kubera ko n'ubuhanzi navuga ko ni bushyashya mu Rwanda. Iki gihangano rero, burya gukora igihangano nk'iki ngiki mu rurimi kiba kinahenze cyane. Ni igihangano natangiye muri 2007 nibwo naje kuyivumbura, igihe nakoraga kuri Sarusi, igihe nabaga i Butare. Igihangano cyangiriye akamaro, cyatumye kizamura izina ryanjye ku buryo n'ibindi bihangano byinshi byanjye byose usanga byubakiye ku nkirigito. Icyo gihe nakoze album, nsohora amasede aragurwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nyuma yaho rero sinashyizemo imbaraga cyane nk'uko byari bikwiye, kuko nashaka kugira ngo nkore video y'inkirigito, nsanga arahenze cyane, nagoye, ariko n'ubundi ndacyakomeza kugenda nkora inkirigito. Nashaka kugira ngo ntakore inkirigito kujya imbere ya kamera ngo mbe nayikora, ariko nashaka kugira ngo nkore ibyo mvugamo bigombe kuba byagaragaramo. Ariko inkirigito natangiye kugenda nzishyira kuri YouTube. Abashobora kuba bazibona bashobora kugenda bakajya kuri YouTube channel yanjye Ben Nganji inkirigito, bakaba bazibona aho ziriho. Icyo navuga muri rusange, kino gihangano cyampaye inshuti, kinyubakira izina, gituma n'ubundi buhanzi bwanjye bumenyekana.
uburyo bigeraho iyo uvuze Ben Nganji uhita wumva inkirigito, wakumva inkirigito ukumva Ben Nganji. nava ko ni ubudasa wihariye muri rusange, ariko se ibyo byose niba ari ubuhanzi habaho ubundi bajya bavuga ngo kwiga no kwigana. Hari abantu wenda baba bari gukora ibyo bintu bijyanye, ubwo buhanzi bujyanye n'inkirigito muri iyi minsi, wenda yaba wowe wigishe cyangwa se n'ababa nabo barabyigiwe nyine bagakora inkirigito. Hari abo ngenda mbona babyigana, ariko buriya iyo umuntu atanakwegereye ngo anakuvugishe agafata inkirigito akita ikintu inkirigito agashyira kuri YouTube, buriya ni amakosa abantu baba bakora atabanje no kukuvugisha. Nshobora no kubyita ikinyabupfura gikeya, kuko ari ukuvogera igihangano cy'umuntu utanamuvugishije. Nk'ubu ngubu njya ngira n'impungenge umuntu afashe nk'inkirigito agashyiramo amagambo y'urukozasoni, kandi cyari igihangano kirimo amagambo meza, kirimo inyigisho, kirimo umuco, akaramuka ashyizemo urukozasoni cyangwa andi magambo atajyanye, ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, kuko biramutse cyata agaciro cyangwa se kigafata irindi zina ritari icyo, ni nk'ayo waba uri guseba. Kuko iyo uvuze inkirigito wumva Ben Nganji ukaramuka ushyizemo ibintu bitari byo cyangwa se bitari byiza, ubwo waba urimo kunyangiriza izina, waba uri no kunsebya. Ubwo rero niba hari n'ababikora wenda sinabimenye cyangwa se nkaba ntarabijyamo ngo mbikurikirane, bakwiye kunyegera nkumva n'ibyo bintu bari gukora ibyo ari byo byitirirwa ngewe. Ben Nganji, hari abantu wenda bajya tuvuge nk'abajene bashaka kwinjira muri ubwo buhanzi bw'inkirigito, hari abajya bakwegera cyangwa se wowe hari abo ufite wigisha? Ntabwo ari no kwiga, burya iyo uganiriza n'umuntu uramukosora akabyumva. Hari umuhungu wanyegereye, ni umuprofe wanyegereye, anyumvisha ibye, avuga ati ndi kumva nshaka kugira ngo niyubakire izina nanjye nzamukemo. ndamubwira ni turabyumvikana, ambwira dusezerana ko atazagira ibindi bintu ashyiramo wenda bishobora kuba urukozasoni cyangwa iki byose, turabyumvikana. Numva nta kibazo, numva nta n'icyo bitwaye. Numva y'igihangano ubundi kimaze kwaguka kikagera hanze, akenshi hari cya kindi tuvuga ngo winspire abantu cyangwa se winspiring abantu, cyangwa se abandi bantu bakwigiraho, nabo bashobora kugira ibyo bakwigiraho, bakagira ibyo babibyazamo umusaruro cyangwa se bakagira ubutumwa batanga. Ubwo rero ntabwo navuga ngo n'ubundi ngo nkinze urugi, ariko nanone kugira ngo izina ryawe cyangwa ikintu watangije cyangwa ikintu kikwitirirwa kidata agaciro, nawe ukaba urimo kugenda ugata muri sosiyete y'igihugu ubamo, ni byiza ko abantu babanza bakavugana nawe kugira ngo bakore ikintu ariko mwavuganye. Ibyo byose nk'uko ubivuze, iyo bavuze inkirigito egare cyangwa se bihwanye, Ben Nganji, wifuza ko ari ubuhanzi bwakura? Yego, nifuza ko ari ubuhanzi bwakura, umuntu ashobora no kwihera akaba yanagira n'ibindi ahimba, kandi n'ubundi ndacyabukora, ndacyabubyaza umusaruro kandi buracyangiriye akamaro. Ubwo rero iracyanyinjiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Ubwo rero n'ubundi ndacyakora kugira ngo nkomeze nyagure. Hari ibyo ndi gutegura by'amavideo, ibyo byose rero hari ibyo abantu bashobora gukora bagakoma mu nkokora imishinga yanjye yose, kubera uburyo bashobora kubyitwaramo. Wenda Ben Nganji, hari umuntu ushobora kuba ari kutwumva muri kano kanya akaba ashaka kwinjira muri ubwo buhanzi bw'inkirigito. Ubusanzwe ubuhanzi bw'inkirigito ni ibintu bishobora kuba ari impano, cyane ibintu ushobora kwiga ukanabikora neza? Burya ni impano. Impano uramutse wicariye gusa ntugire icyo ukora ntabwo ishobora gukura, nta nubwo wahanga. Ni ibintu wiga, urabyiga ukabimenya, kuko habaho impano, ariko impano umuntu arayikuza. Icyo navuga, impano urayikuza kuko sosiyete ubamo, burya ubuhanzi niyo ishobora kubukuza. Bakugira inama, bakakunenga, bakagushima. Ibyo byose rero ni inyigisho uri kugenda ubona, ukabona nanone n'ibyo abandi bakoze ukabyigiraho. Rero ubuhanzi burya burigwa, ibintu byose birigwa, kandi uba ufite abo byigiraho. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ajya mu ishuri agafata ikayi n'ikaramu, ariko sosiyete tubamo ni umwarimu ukomeye cyane. Ubuzima tubamo, iyi si tubamo, ni umwarimu ukomeye cyane kandi uduha amasomo. Buri kintu cyose gishobora kubyara igihangano, yaba icyiza yaba ikibi.
rero niho mvuga ko ibintu birigwa byose. Beniganzi nyemere noneho duhindure page duhite twerekeza ku bijyanye n'amakinamico cyangwa se ikinamico nabyo ni ibintu ukora kandi ukora neza bikazamo n'ubuhanga bwinshi cyane kugeza uyu munsi iyo witegereje ukareba buno buhanzi bujyanye n'ikinamico mu Rwanda buhagaze gute? Ubuhanzi bujyanye n'ikinamico rero hari igihe abantu batamenya ko bufite agaciro gakomeye cyane cyangwa abantu bose bakibwira ko bahita babushobora. Ubuhanzi bw'ikinamico ikinamico nayitangiye kera, nayitangiye ndi mu mashuri abanza, ubwo nabikoraga nk'ibintu byo kwishimisha gusa. Ngira mu mashuri yisumbuye nabwo ndabikora cyane, mbimenyekaniramo ku rwego rwanjye n'urwaho narindi barabinkundira. Ibyo rero bigenda bizamuka ngira no muri kaminuza noneho ngeraho mbigira nk'aho ari umwuga ugeraho naho untunga. Kuva muri 2007 nkigera muri kaminuza kugeza uno munsi ngewe ntunzwe n'ikinamico ku ruhande runini mu buryo bwo kunyinjiriza imishinga itandukanye iba izana amafaranga igakenera ikinamico. Hari naho n'abantu batumva ikinamico ukababwira uti wakora ibi ngibi gutyo, wakora ibi ngibi. Navuga ko ubuhanzi bw'ikinamico ari umwuga mwiza ushobora kwinjiriza abantu kandi ukabagira akamaro kugeza nk'uno munsi. Ngewe n'akazi nkora ubu ngubu nge nize matematike ariko ntabwo ariyo ndi gukora, ndi gukora ikinamico noneho kwandika gusa. Ubu nicyo ndi gukora cyane nk'akazi, nkabyuka nkaba ngo ngiye ku kazi ngiye kwandika ikinamico. Ubu niko ndi gukora umushinga. Ubwo rero navuga ko ubuhanzi nubwo wenda utavuga ngo bukijije abantu ku rwego ruhambaye, navuga ko uru rwego rugifite urugendo rwo gukomeza kuzamurwa narwo rukazamuka rukagera nko ku rwego nk'urw'umuziki, kuko ubona ko umuziki witabwaho cyane, ikinamico ntiyitabwaho cyane, ariko aho iri ababifite bishobora kubatunga kandi bikabagirira akamaro. Ati bishobora kubatunga kandi bikabagirira akamaro. Tuvuye nk'umujene cyangwa se undi uri kutwumva ashaka kwinjira mu ruhando rw'abakinnyi b'ikinamico cyangwa se kwandika ikinamico, ni icyo asabwe kugira ngo akore ikinamico ya nyayo atari yayandi bavuga ngo ni ruburika cyangwa se ntago ari nziza? Icyo mvuga rero ikinamico burya kuvuga ngo ntabwo ari nziza keretse y'ubusanye ubundi n'urwego uriho n'umuco waho ukorera. Icyo navuga duhereye ku bajene nacyo njya mbabwira, hari igihe umuntu yumva uri kuvugira kuri radio ati nk'ubwo nanjye nagira kuri radio gute. Icyo nabwira abantu ni uguhera ku rwego bariho. Niba uri iwanyu ukaganiriza ababyeyi bawe n'abavandimwe ukumva ubabwiye akantu barasetse, buryo uzamenye ko mu mudugudu ushobora kubabwira nabo ukagiramo abantu babikunda. Uzamenye ko no mu murenge byazamuka gutyo. Ni nako twagiye tuzamuka, twagiye duhera ku rwego turiho. Ugahera ku banyeshuri bo muri karasi yawe ukavuga uti noneho niba tuzakora fete ya karasi mwaretse tugategura akantu k'agakino gatoya ko gusetsa abantu cyangwa ko gushimisha abantu tukagakora. Ikigo kikazavuga kiti ariko hari ishuri rijya rikora ibintu ku munsi w'ababyeyi mukavuga muti reka dukora ibi ngibi. Haba inama yo mu murenge mukabwira gitifu muti ariko ko mwavuze ku bintu wenda by'amaterasi y'indinganire cyangwa ku bintu byo gutanga mitiwere mwaretse tukazakina agakinamico gatoya ku buntu. Ni ukuvuga ngo bizamuka gutyo birinda bigeraho umuntu agera ku rwego rw'igihugu. Icyo navuga rero nuko abantu bakwiye guhera ku rwego bariho. Igitonyanga gicukura ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho, nta gucika intege. Umuntu wimuye umusozi ntabwo ari uwafashe umusozi wabanze ingata ngo awutereke ku mutwe, ni umuntu wagiye atwara ibuye rimwe rimwe umusozi arawurangiza. Icyo nabwira abantu rero nababwira nti mutangire ku rwego murimo kandi mugira abo mwigiraho. Wari uvuze nanone ikintu cyo kuvuga ngo bakore ikinamico ngo nziza, ni ukugenda ni ukwiga buri munsi. Ibyo utakoze neza ubutaha urongera ukabikora neza. Hari ibyo uri kureba wigiraho, hari n'amahugurwa menshi ashobora gutangwa ahantu, hari amakampani menshi ashobora kugufasha nanone afite amakinamico. Abo bose ni ukugenda umuntu abegera, ariko urwego uriho utumva ko ari rubi mu buhanzi bwawe. Tuvuye wenda nk'ikinamico nziza kuri wowe cyane ko bizobeyemo warazikinnye kuri uburazandika, nk'ikinamico nziza nk'ibintu bitatu bishingiyeho n'ibihe?
ikinamico nziza ubundi ikintu cya mbere ibintu igomba kugira ikintu twakwita nk'intangiriro ni ukuvuga aho uvuga ni bande bari kwikina bari hehe bari kugira gute noneho hakaza nanone igice cya kabiri kirimo nk'icyo twakwita nka uko utumva ibintu kimwe nka conflict abantu bagomba kuba bafite hagati yabo uko utumva ibintu kimwe hagati y'abantu noneho hakazaho n'igice wavuga nanone cy'umusozo ubwo ndi kuvuga ku ikinamico ku gice ushobora kumva niba ari episode hakazaho umusozo nanone wo kuvuga ngo dukuyemo iki mu ikinamico ninde uhindutse uburyo yumvaga ibi bintu noneho hakaza n'umusozo uvuga ngo iyi kinamico irangiye gute irangiye ku kintu bita cliffhanger cyangwa se interamatsiko numva ari byo bice by'ingenzi by'ikinamico hanyuma wenda tugana ku musozo w'ino ngingo turacyafite ingingo nyinshi zo kuganiraho ariko kuri iyi ngiyi ikinamico wenda mbere y'uko dusoza wavuze ko kugeza ubu ngubu buno buhanzi bw'ikinamico butunze ba nyirabwo ariko nanone atari ku rwego rushimishije urabona hakibura iki ikibura ni abantu bafite amafaranga menshi bakenera ikinamico urabona nk'umuziki ushobora kubona nk'ibigo bikomeye biri kwifashisha abahanzi b'umuziki bagategura ibitaramo tuvuge wenda nka za Guma Guma urabona ko bakoreshaga iby'umuziki n'ibindi bigo byinshi bize bijya bitumira abahanzi amasosiyete y'itumanaho yagiye kuri tere atanga amafaranga ashora amafaranga mu buhanzi ibyo bigo bikomeye cyane bishobora gushora amafaranga mu buhanzi bw'ikinamico abantu ntabwo ntibarabona ko ikinamico ari umusingi ukomeye cyane w'ubuhanzi bw'u Rwanda kuko kuva na kera mu muco nyarwanda uburyo bakoraga ibintu byabo wasangaga n'ubundi ari ikinamico uburyo ubukwe dukora mu Rwanda buriya ni ikinamico baba bigiza nkana donke ni umukino baba bateguye ni ikinamico n'iriya imisango y'ubukwe ni ikinamico iriya ubuzima tubamo buri munsi ni ikinamico ntabwo turabona rero ibigo bikomeye cyane bishoramo amafaranga kugira ngo ubu buhanzi nabwo buzamuke kuko ntabwo baramenya neza ko ubuzima tubamo buri munsi ari ikinamico kandi abanyarwanda bakunda ikinamico hanyuma reka tugaruke ku gice kijyanye n'ubuhanzi bwo kuririmba kugeza uyu munsi Ben Nganji mu bijyanye no kuririmba uhagaze ute ku buhanzi bwo kuririmba mperutse gusohora indirimbo yitwa Struggle ni ihangayikwa nyine nashaka kuririmba ku bana baba mu mihanda ndetse n'uburyo bakwiye kwitabwaho kugira ngo babe batakwishora mu byaha bitandukanye ni indirimbo Struggle ni indirimbo imaze iminsi mike ndi kumva ari amezi angahe mbere yaho ninakoze nanone indi ndirimbo yitwa Abagore Beza ivuga nanone kuri ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga byose izo ndirimbo zose ziri kuri YouTube mu buhanzi bw'umuziki ndumva naragerageje gukora ibihangano kandi numva bifite imbaraga kandi bifite inyigisho nziza kuri sosiyete y'u Rwanda nubwo nta wibara inkuru ariko icyo ngicyo nagiye nkibwirwa n'abantu benshi maze gukora indirimbo zigera muri 22 nkaba maze gukora nagurishije alubumu ya mbere yambonye umusaza irimo indirimbo za reggae cyane icyo gihe naguhera muri 2008 gutyo nibwo nayigurishaga nakoze igitaramo mperuka cyanjye bwite nagikoze muri 2015 cyanjye cy'umwihariko niyo launch mperuka gukora inyuma yaho nta launch nari nakora ariko nakomeje gukora ibihangano kandi nagiye ngaragara ahantu henshi hatandukanye ndirimba live ndakeka ari aho naba mvuze ku kintu cy'umuziki wanjye byumvikane neza ko ubuhanzi bwawe bujyanye na muziki watangiye kububyaza amafaranga amafaranga yo mu muziki wanjye rero yagiye aza mu buryo butandukanye hari igihe mu buryo bwo kuva ngo wenda hari sosiyete yampaye amafaranga ntayo ariko nagiye ngira nk'abantu bagakunda indirimbo yanjye bakavuga bati uzaza udutaramire niwaturimbira indirimbo ebyiri gutyo niko byagiye bigenda
ntabwo ari navuga ngo nagize ngo sosiyete impa amafaranga angana gutya kubera ngo indirimbo nagiye ngira kuririmba byampaye inshuti, nagiye ndirimba ubuzima bugahuza n'ubw'abantu, bamwe bakaza kunshaka, bamwe bakaza bakantura, bamwe hari n'abo mu mahanga bakavuga batereka tukohereze amafaranga kubera iki gikorwa wakoze. Umuziki ni icyo wampaye igikundiro mu bantu, umpa gutuza k'umutima wanjye no kunezerwa iyo ngenda naho mba ndi hose, kubera izo feedback ngenda mbona zituruka mu bantu. Nava ko ni ikintu cyiza muri muziki yawe. Uravuze ngo hari umuntu wagutuye inzoga kubera ko waririmbye? Ni benshi rwose bagiye baza akavuga ati hari umuntu wigeze kuntura gutya avuga ati waririmbye indirimbo uyu mukecuru, ati numva ni ubuzima bwanjye nabayemo, naririmbye umukecuru. Ni story navugaga y'umukecuru wareze umwana atari uko ari umukire, ahubwo nawe yari inshike, arera umwana w'imfubyi, umwana arakura, ubwo bigeze igihe cyo kumwitura abona mbese umukecuru arimo kugenda asezera kuri ino si. Ubwo rero ibyo byamukoze ku mutima, ati nararize numvise ino ndirimbo, araza arabimbwira yantuye inzoga, aranganiriza ati nagira ngo nganire nawe wowe ati ntabwo numva ukuntu umuntu ashobora kuririmba ubuzima bw'umuntu ukumva nibyo neza 100%, ati uriya rero niwe ngewe. Ubwo rero ni ibintu byagiye binshimisha bikanyubaka, kwicara ahantu ugatekereza igitekerezo warangiza ukagishyira hanze, kikakugira kikazagaruka bakubwira bati ibi bintu sinzi wagira ngo uranzi. Ibyo byose mbwirwa ku muziki wanjye biruta amafaranga ayo ari yo yose nabona mu buryo bwarwo bwose, ariko ntabona icyo kintu gifite akamaro kuri sosiyete naba narakoze. Navuga ko icyo ngicyo ni nacyo sosiyete nyarwanda ikeneye, abahanzi n'ubundi bayiha ubutumwa cyangwa se baririmba ibintu n'ubundi biyifasha muri rusange. Uyu munsi bamaze kwinjira muri sinema. Buriya ntabwo ari ukuvuga ngo namaze kwinjiramo, buriya nta nubwo ari n'ubwa mbere nkinnye sinema. Wari usanzwe? Nari nsanzwemo ariko ntari kugaragara cyane, kuko muri 2011 hari filime nagaragayemo nk'ebyiri z'abandi, ariko ubu ngubu noneho iri sinema, filime yanjye ya mbere isetsa namaze kuyishyira hanze. Gatumwa niko yitwa. Ni filime wise Gatumwa. Kuki wayise Gatumwa? Ni Gatumwa, iriya filime yo isetsa nashatse kuyikora mu buryo bushyenga ariko bushyirayo. Nashatse gutanga inyigisho, ubundi nakomeje kwitegereza sosiyete tubamo buri munsi, nsanga umwana w'umuntu, ikiremwa muntu, uburyo ntawe ukubangamira kurusha wowe ubwawe. Iyo ugiye wenda ukijyana ahangaha mu bisindisha, ukijyana mu ngeso zinizi, ukijyana mu buhemu, ugahemukira umuntu bikazakugiraho ingaruka cyangwa ntibizakugireho, ibyo byose nasanze umuntu ari we wihemukira we kurusha ubwe. Noneho nkora mu buryo bwo gusetsa, hari umuntu uri gukora ibyo wowe uri gukora, icyo ukoze cyose akakwigana, noneho ugashaka kugira ngo umunanize, kugira ngo uri kukwigana, noneho ibyo yigana ukora ibiremereye cyane bimunanize. Noneho ukirukanka, nkirukanka, undi nawe akirukanka, nahagaragara, naseka nawe agaseka. Donc uko ndemereza ibintu ndagira ngo muvune, ubwo nanjye niko mba ndimo kwivuna. Icyo nashaka none no kubwira no muri sosiyete turimo muri no minsi uzi ko abantu bari gukora ibintu bijya gusa. Ni ukuvuga ukoze business runaka, kabutike ahangaha na mugenzi wawe aragashinze hirya yawe. Igisubizo rero ntabwo ari ugukora ibimunaniza kugira ngo umuhombye, ahubwo ni ugukomeza inzira yawe ugakora ibyawe ukabigeraho, nicyo gisubizo. Ntabwo rero kuba abantu bashobora kuba bakora bimwe, umuntu yiganye ibyawe, igisubizo ari ukugira ngo umuhombye cyangwa se umugirire nabi. Nicyo ngicyo nashaka kugira ngo mbe nerekana muri ya filime. Ndetse niba mwarayirebye, ariko ibyo nashaka kugira ngo nigishe sosiyete y'u Rwanda ndetse n'iy'isi muri rusange, kuko iriya filime ishobora kurebwa n'umunyamahanga akaba yayibona, kuko nta nirinze gushyiramo amagambo menshi.
nibanze ku bikorwa cyane kurusha amagambo. Ibyo byose iyi filime nge narayirebye ariko byashoboka ko hari umuntu dukurikiye muri kano kanya utaragize amahirwe yo kuba yareba iyi filime. Muri kano kanya uwo muntu wamubwira ko ari ibiki bishyashya cyangwa se bidasanzwe biri muri iyo filime bizamukurura kujya kuyireba? Filime icyambere agomba kuyireba kuri channel yanjye Ben Nganji Inkirigito, yitwa Ni Gatumwa, ushatse wakongeraho Ben Nganji Inkirigito. Ifilime ikintu kigomba kumukurwamo cyane ni filime ifite amashusho meza agezweho kuri kamera zihenze, cyo ni icyambere. Ni filime ikeye ifite nanone aho twayikiniye heza hahafirimo, ifilime irimo imyambarire myiza ikinwa n'abantu cyane cyane babiri, ni bane bagaragaramo ariko babiri nibo b'ingenzi. Ni ukuvuga abo babiri ni ngewe n'undi muntu umwe, n'undi mugabo witwa Valence Tuyisenge Aime. Ni ukuvuga ngo ni filime igaragaramo ukubangamirwa k'umuntu wari ugiye gushaka akazi, yaragize amahirwe amaze imyaka 4 abonye akazi, none agiye kugashaka ahura n'umuntu mu nzira, abona umuntu umukurikiye, icyo akoze akamwigana, yahagarara yarakara akarakara. Noneho uwo wari ugiye gushaka akazi kandi yarakabonye, yarafite amahirwe kukabona, ahugira mu gukomeza kunaniza wa muntu uri kumwigana, yamujyana ahantu hari bumuvune hamuremereza, ariko nawe ari byo biri kumugiraho ingaruka yo kwivuna. Birangira rero ya masaha amucitse, ibibazo mbese byinshi bitandukanye kubera yiteje ibibazo. Icyo akora yaza nka bya bindi navugaga, yakomeza urugendo rwe, niba ari umwigana akamwigana, yari kugera ku cyo agomba kugeraho, ariko atagombye kunaniza umuntu ngo nuko ari kumwigana. Ndakeka ari icyo ngicyo kirimo, biri mu buryo bwo guseta, ariko ni ugushyenga dushyirayo koko dutanga ubutumwa. Yanava ko ni ugushenga mushyirayo mutanga ubutumwa, ariko nanone kera najyaga mbona hari ukuntu umwana umwe yiganaga undi ukabona biramubabaje cyane. Yego. Iyo byose ikintu kijyanye no kwigana kirababaza, ariko nanone niko wahisemo gutanga wenda ubutumwa muri no sinema yawe cyangwa se muri no filime yawe. Wenda mbere yuko tugana ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga, usanze sinema hano mu Rwanda urabona ihagaze gute? Sinema mu Rwanda abantu bose barimo kugenda bagerageza gukora basiganwa bacuranwa, kandi harimo sinema nziza pe, harimo sinema nziza zigaragara neza, zifite n'ubutumwa bwiza, ariko nyine usanga hagaragaramo nyine n'abandi bakigerageza wenda bazagira bazamuke. Ariko icyo nasaba abantu ni ugukomeza kwirinda urukoza soni ugenda rugaragara umuntu agakora amashusho ngo kugira ngo babikurikire, agashyiramo amatitira ateye isoni cyangwa se amagambo ateye isoni cyangwa ibyo bakina bitari byiza ngo ni ukugira ngo abantu babe babikurikira. Dukomeze twibuke na wa muco wacu turanga, kuko kandi tunibuke ko tuzagira tugasaza, abuzukuru bacu bakazareba ibyo turimo gukora. Icyo navuga. Ben Nganji, hanyuma iyi filime yawe Gatumwa uretse wenda kuri YouTube channel yawe hari ahandi izajya inyura? Kugeza ubu ngubu naho ngaho iri, nta handi natekereza kuba nayishyira, ariko ahazashoboka hose nzabikora kugira ngo ubutumwa bwanjye bugere kuri bose. Ikindi nuko ubundi gutegura andi mashusho y'ikindi gice kindi, nzajya buri gice cyose kizajya kiba gifite umwihariko. Ubu nabyo nibyo ndimo gutegura mu mwanya mukeya mfite, ubwo ntekereza ko abantu bashobora kujya kuri channel bakaba bategura kugira ngo ikindi gice kizaba gikurikiyeho kitazabacika. Nababwira nti rwose musimbuke mukanze kuri subscribe kugira ngo mutazacikwa. Ben Nganji, wakoze cyane, reka mushimire. Turabashimiye cyane namwe kandi Radio Huguka. Uyu mukecuru mu myaka 20 ishize nari pfubyi yabuze byose, wari umupfakazi